warahemutse twasize Maya yaramaze kwivamo ndetse yaramaze kuvuga amwe mu mabi ye yose yagiye akora. Tania yari yumiwe, yewe na Ari yari yumiwe. Twasize Tania amaze kubwira mama we ati nzamakinga sure ko ibyo wakoze byose ubyishyura. Nyemerere n'ubundi nkuru yacu tuhere kuri abangaba bombi batatu. Maya atangira gusaba imbabazi abwira Tania ati mwana wanjye, byose nakoraga byari inyungu zacu, byose nabikoraga kubw'umuryango. Nari mfite ubwoba bwo kubura Ari, nari mfite ubwoba bwo kuzakurira wenyine, nari mfite ubwoba ko uzavuka ugakura utabona papa wawe, ubona mama wawe gusa. Byose nabitewe n'urukundo nakundaga dade wawe. Kandi ati mama, ngeze aho ngaho, ntabwo byose byari urukundo wakundaga data, ahubwo kwari ukwikunda. Mama wararengereye, watwaye ubuzima bwa benshi, ariko se buriya Lina ntiyarahagije? Byari ngombwa ko utwara na Jaya? Ese byari ngombwa ko ufata uwitwa Senga ukamugira impumyi neza neza? Ese mama, ni bimwe bavuga ngo ni memuke ndamuke se? Ariko Dani nabyo wakoze. Mama, ntabwo nari kuba ndi umwana wa mbere wari kuba avutse akabaho abana na mama we atabona papa we. Mama, warahemutse, wararengereye, wakoze amahane atabaho. Ntabwo urwo ari urukundo, ahubwo ni ibisazi. Mama, ushobora kuba uhanzweho pe, wuzuye abazimu. Ese ubundi nkubaze, ko wari umaze kugira Ari, ahari ari mu buzima bwawe, basi niyo mwihorera, ibyo wakoze byari bihagije. Urwango rwari rukuzuye, wumvaga udashaka kumubona mu maso yawe, umuhora kuba yarakunzwe gusa. Erega Lina ntabwo ari we wakunze Ari, Ari niwe wakunze Lina. Kuko iyo ataza kumwapproachinga, ntekereza ko Lina ntabwo yari kumenya Ari. Dadi ndabeshya, bwa mbere uhura na Lina, ninde waapproachinze undi? Ari ati mwana wanjye, bwa mbere mpura na mama ituze, nabonaga ari umukobwa mwiza utuze. Igitangaje nta nubwo yaranzi n'akazi nkora, yamenye nyuma. Urumva rero, igihe wamwapproachinze, kandi ati dadi bivuge neza nyine. Ntabwo yagukundiye ubusitari wari ufite, yarazi uwo uriwe, yarazi n'akazi ukora, byose yabimenye nyuma. Rero we yarakunzwe, ntabwo yigeze kwiruka inyuma nk'uko abandi bakwirukaga inyuma. Kandi mama, ndabizi ibyo nibyo byakuryaga, uhoraga woma inyuma ya dadi, wumva waramusariye, wumva kuba ukundana n'umusitari ari ibintu birenze. Ariko ubundi igitsina gore bajya bacana. Agahora gahanze. Ari ku gihe cye yari umusitari, ariko se ubu ngubu wamuvuga he? Just ugahemuka, ukajya ngo ugahemukira abantu. Ngo ni uko umusore ukunda ngo yangize undi muntu akunda. Ese ubundi ubundi wari kuzagarukira he? Wari kuzica abantu kugeza ryari? Ibaze na Jaya udafite ahantu ahuriye nawe, udafite n'ikintu na kimwe cy'isano iri hagati yawe nawe, wamwambuye ubuzima.
just ngo kugira ngo babaze Evan. Erega iyo ntaza kuhaba na Latina wari umurangije. Ase mama, ubundi uri ikiremwa muntu, uri dayimoni igenda kuri iyi si, ugira umutima. Ko nzi ko abantu bose bagira ubumuntu. Umuntu wese wagize gutya akagira umugisha wo kubyara agira impuhwe, gutyo utagira impuhwe. Kugezana n'ubu sindamenya ngo urinde, sindamenya ngo uri igice, uri iki mama, wundi uri iki, urinde. Nyiri ukuntu wuzuye ubugome kuri iyi extent. Iyo ntekereje kuri Jajja, nkareba umutima mwiza agira, uburyo yita ku bantu bakuru bawe, barumuna bawe, basaza bawe, n'imfura zigenda. Hama wowe wavukiye urerewe, Jajja niwe wakubyaye cyangwa baragutoraguye? Maybe barakwadapse, kuko ntabwo mbyiyumvisha. Harya ngo ndi byarambwira na Muhima. Ubwo wowe uri iki mama? Uri ikintu gitangaje ubaho mama. Uribuka kubaza ngo njyewe na Evan turavukana? Ese ninde wibyariye? Uribuka umbeshya? Hanza byose ndabyibuka mama. Niwe watumye niga amategeko, ko nabonaga ukuntu wingira, numva nzatanga urugero rwiza mpereye kuri mama wambyaye. Reka nzi utunyanga twawe twinshi. Ubundi wowe na Jane, ese mama wari uzi ko mfite record yawe na Jane? Wari uzi ko ngifite? Mwigamba harya ngo Jane yishiye umugabo ngo kubera ko umwana w'imfura yabyaye yarabizi neza ko atari uwe. Yamuhoye kuko yaramaze kumenya ukuri. Mama, numva nazi ikintu nagukorera, numva nanjye nagufatanya gutocaringa nakubabaza koko. Mama yati mwana wanjye mbabarira, ndabizi narahemutse, ndabizi narakosheje, nakoze amanyanga menshi, nakoze amabi menshi, ariko byose ni urukundo nakundaga Ara. Arati wa mugore we ceceka, ziba. Kuba warankundaga ntabwo byari bisobanuye kwambura abantu ubuzima. Umuntu wese wari kugera agombaga kumwambura ubuzima. Ubuse Rina yazize iki? Kanemere wenda ko Rina yazize kuba yarankunze, nako naramukunze kuko niyankunze ninjye wabanje kumukunda. Hanyuma umwana wanjye w'imfura yazize iki? Wanyangiye umwana, wandotereje umwana, wamuvukije amahirwe menshi, aba yarize nk'abandi bose, aba yarize nka mushiki we, ariko umwana wanjye ntiyigeze yiga. Hejuru y'ubugome n'ubuhemu bwawe narabirebaga ngaceceka, ariko byarambabazaga. Dani ati Dadi, ngeze aho ngaho nawe ufite amakosa. Ese ubundi gute Maya yifata akigira nk'aho ari we mutware wo muri uru rugo? Ibintu byose byabaye wabigizemo uruhare. Dadi nawe uri ikigwari pe, uri ikigwari hejuru y'ibindi bigwari byose. Ubundi ko bivugwa ko umugabo aba ari umutware w'urugo, umugabo ari we aba ari nka king mu rugo rwe, gute umugore aza akakugira akagutegeka, kugeza ubwo afata abana wibyariye akabatatanya. Ese ubundi ngubaze mubyeyi, buriya ko ari Imana yahabaye, Evan yakabaye akiriho? Uribuka umunsi nza naje mutabishaka, nza ku gahato,
kuko nari ngumbuye musaza wanjye. Nasanze ari nasanze ubuzima bwe buri mu kaga. Mama wakoze amabi menshi, ntukwiye kubabarirwa pe. Mama, niba utarigeze ukunda Evan, nabura iyo ugirira impuhwe umwana wabyaye, ukibuka yuko akunda musaza we, ukibuka yuko Evan ari we rukundo rwanjye rwa mbere, ibindi byose biza ari inyongera. Basi iyo ubaza ugatekereza ku rukundo mukunda, ibaze iyo uza kuba waramwambuye ubuzima. Mama, yarahira ku Mana yo mu ijuru yandemye, nari kuzapfa nakubabariye, n'ubu sinzi ko nzakubabarira. Nakifurije ko ahantu Lina aryamye ariho wakabaye uharyamye, nabura uru rugo rwari kuba rufite umuntu muzima. Mama, tekereza neza, ibaze nka Lina ari we wagize gutya, akansigarana, akantoteza, akajya anyima ibiryo, akawunyiriza, akabundaza, akanyura umukozi wo mu rugo nk'uko wagiraga Eva. Ntagire impuhwe n'izina nkeya ngirira. Njya kunezeza, ntabwo akangura mu ishuri simbe narize ngo mbe mfite amashuri nkayo mfite. Wakishima, kuki ibyo uba wumva utakorerwa wabikorera abantu? Mama, uri igiki? Kuki uri umugome? Mama, inzu ntabwo nayiraramo, ni ukuri ngumye hano nakica umuntu. Mama, ndumva nagufata yakuziye kuri muzima, nangwa se nkagufata nanjye nkakubabaza, nabura uburibwe mfite mu mutima bwashira. Mama, wirengagije kuri ari amaraso yanjye, wirengagiza ko duhuje data, amaraso antembamo nawe amutembamo. Umugome we, wamwicanyi. Tania ahera akasohoka akigendera, agasigarana na Maya. Maya asa n'uwegera Ari, akamubwira ati ntunyegere wa mugore we, ese ubu ko wari unyambuye ubuzima, izi mbabazi bakaba bari kuzisabana? Ese ko tugize chance tukamenya amabi yawe, wanasanga n'ibyo tubwiye ari bike ugereranyije n'ibyo wakoze. Maya, ntabwo ukwiye kwitwa umugore wanjye. Ndarahira uhereye uyu munsi ntabwo ukiri umugore wa Ari. Ubundi iyi myaka yose tubanye ntitwigeze dusezerana. Nta hantu byanditse ko uri umugore wanjye, kandi nawe urabizi. Nagiye ngerageza kenshi gushaka gusezerana nawe, ariko mushiki wanjye Lydia akabyitambira. Nabonaga uri ikibi, nabonaga udashobotse nawe. Icyo ushaka cyose ukinsabe ndakiguha, ariko uhereye uyu munsi ntabwo ukiri umugore wanjye. Ubu ushake kunyambura ubuzima? Ibintu biratangaje, birarenze. Maya ati Ari please, ndatandukana nawe njye, uranyanga kuko ngo njye byose nakoraga ko kwari ukugira ngo ngumane nawe. Numvaga nashaka kukubura. Arati Maya, amaze kumbura ntabwo ukimfite. Ibaze byandenze, ndumva ntazi n'icyo nagukorera, ndumva ntazi n'icyo navuga muri kano kanya. Ahubwo reka nigire kuryama. Ikindi, ngerere mu cyumba. Ushaka ahandi hantu urara, ntungerere mu cyumba. Niba ushaka amahoro,
ukaba wumva neza ko ushaka kumpa amahoro asendereye asesuye, ndabigusabye ntungerere mu cyumba. Arahaguruka akagira atya akerekeza mu cyumba, agahera akafunga. Tugaruke kuri Tania, aba ari kugenda arira mu muhanda, arimo agenda, ati nahera akamugeraho ari mu modoka akamuvugiriza amahoni, avuga ati ngayinjira. Ati se kumpamagaye uri kurira, bigenze bite? Twatandukanye umeze neza, mpfiriye hehe kandi? Tania ati Latina, ndumva ndafite icyo mubwira, sinabona aho mbihera, ni amahano ni amabara. Ese ubundi kuki Imana yemeye ko ari njye uvuka kuri Maya? Basi kuki atari njye wabyawe na Lina? Imana kuki ikomeje kungerageza ko ubu ndi kwitwa umwana w'umuhemu, umwana w'umugome? Kuki Mama ibi bintu yabikoze ko? Ese ubu bizamva mu mutwe koko? Nzajya nicara nibuke ko mama w'umuvandimwe wagiye akaba yakiriho, ariko ko batakiriho byose ari amakosa ya mama umbyara. Nzajya nicara nibuke ko umuvandimwe wanjye atarabashije kwiga nk'abandi bose, ari kubera ubuhemu bwambaye. Nzajya nicara nibuka ko hari abantu benshi cyane bagiye basiga bapfa akabambura ubuzima, nditwa umwana w'umwicanyi kwe. Ati nabwira, mba mfite igisebo, mfite ikimwaro, y'ukuntu nzajya ngera imbere ya musaza wanjye tugaseka tukanezerwa, kandi mbizi ko mama we yambuwe ubuzima na mama wanjye. Ese ibyo bintu uri kubyumva? Ati ndumva nihebye, ndumva niyanze, sinzi uwo ndiwe kano kanya, sinzi icyo nakora. Ese ubundi nakora iki? Ese ubundi koko Mana kuki wemeye ko mvuka kuri Maya? Ari mu muryango wa Jaya, umwana wari ufite icyerekezo, umukobwa wari ufite ubwenge, wize neza, wakuze neza. Kubera ukwikunda n'ubugome bwa mama, ngasira gusa ngo nuko ari girlfriend wa Eva. Yaratina, uzi ko iyo ntaza kwitambika nawe mama aba yarakwishe. Ubwabyo nabyo ni igisebo. Ati ndumva nshaka guhunga, nkajya kure, nkahunga amabi ya mama, nkajya ahantu kure batanzi, ahari nibwo nzabasha kwiyakira. Ati na Tania, ibyo byose byakozwe na mama wawe, nta ruhare na ruto wabigize. Wigeze umufasha, ntiyakugesheje inama, ntabwo ugomba kwishyura ibyo mama wawe yakoze. Ikindi Eva narakunda, Eva naragukunda,
ntabwo ibyo abyitayeho. Icyo yitaye ni ukubona umeze neza, ni ukubona unezerewe. Ibi byabaye ntabwo bimureba, ntashaka no kubimenya. Bikomeza kwishinja amakosa n'ibyaha, ngo urumva ushaka kujya ahantu kure. Aho hantu se uzajya ni hehe? Ko n'ubundi uzabaho utekereza amabi ya mama wawe, utekereza ko wadusize. Ese urumva ushobora kubaho utabona musaza wawe n'uburyo umukunda? Wowe Tania, mama wawe yamukozeho urasara neza wenda kumara abantu, urumva wajya kure yiwe bigashoboka? Uribuka bwa mbere nkubwira ko nkunda musaza wawe, uko amagambo wambwira biri gushuka umutima wawe ngo wajya kure. Mbere yuko ukunda Eva, uriya n'umuvukanyi wawe nta cyabaye n'iki na kimwe atazi. Ibyamukomerekeje nibyo byinshi, buriya afite n'ibikomeye kukurusha. Ese ugize ngo warorohewe ra? Ibaze kuba atarigeze amenya mama we uhereye mu bwana bwe. Ubu ibyo byo byoroshye? Uza akimara kumenya inkuru ya mama we, yahoraga ku gituro cya mama we. Ntabura wenda muri iyi minsi arasa n'uri kugenda ubona ko asekamo yishimye. So njyewe menya Evan, nigeze mubona niri na rimwe se? Ngiye kumubona se ku bungubu? None urashaka gufata ibyishimo bikeya yari yifitiye nabyo ukabitwara? Uzi neza ntabwo yatuza, azi neza ko udahari. Ushaka kumuhangayikisha yirirwa gushaka isi yose atazi n'aho gushakira. Ndabizi nyine ntabwo utuje, ariko ugomba gutuza. Mama wawe ibyo yakoze yarabikoze, kumushyikiriza ubutabera akishyura ibyo yakoze. Ugende mu rugo uryame, ibyo bintu byibagirwe. Mama wawe umere ngaho utanamufite, kuko n'ubundi already ni ngaho nawe ufite. Kano kanya ko namara kugera imbere y'ubutabera azaryozwa ibyo yakoze. Ikindi Tania, ndagira ngo nkwibutse ko ubuzima bwawe atari ubwawe, ni ubw'abantu ukunda, abantu bagukunda n'umuryango wawe. Rero ugomba kubusigasira ukaburinda. Uri kubyumva? Ibintu rero uri kwigira, ndabyumva urababaye, ariko uramutse umenya ibikomere ituze afite, ubona ko ibyawe biri hasi. Tuve kuri abo ngabo tugere kuri Cyozi. Agira atya akajya kuri social media ziza Allen, agatangira kumustalkinga. Ari n'akariho amafoto ye, areba amafoto ya proposal, akareba umunsi yari yagiye kwerekanwa kwa Hirwa, agira atya akamwandikira. Rero nawe arasubiza, akamubwira ati niba bitagoye se wampa namba yawe tukavugana, cyangwa ukampamagara kuri iyi namba. Rero ati kubera iki? Ati nuko numva ngushaka cyane. Ati ntacyo kaguhamagara. Shira umwanya muto, simu ya Cyozi igasora. Ndabamuhamagara. Avuga ati hello, bari kumumagara. Ati nta mpamvu, njye ntabwo nigeze nozwa gusuzugura.
mama akiriho na data akiriho twakuze dutozwa kubaha kugira ikinyabupfura. Gusa impamvu rero ngize gutya nkaguhamagara ni uko wari ubinsabye. Ikindi ntabwo narizi impamvu wenda unshaka, rero nagombaga kuguhamagara tukavuga kandi ntari birenze, kandi we nubwo ntari kukumenya ariko nagombaga kubyubaha, kuko muri ubu buzima hari igihe umuntu aba akeneye umuntu umutega amatwi, nubwo ntazi impamvu ushaka kugenda nawe tuvugana. Uzahera ko yitsa imitima areta ati kandi ufite ikihe kibazo, ese ubundi ninde turi kuvugana? Ati nitwa Cyozi. Areta ati witwa Cyozi? Ndumva iryo zina atari ubwa mbere ryumvise, kuko ntabwo nzahano naryumvise. Ese ufite ikihe kibazo Cyozi ko urumva witsa imitima? Ati Arene, ndagira ngo ngire inama. Ubaye ufite umusore wakunze imyaka irenga ingahe? Imyaka myinshi pe, waramukunze ukabimwereka ukabimubwira ukagerageza kumuba hafi ukamurwanirira ishyaka ukitanga muri buri kimwe, bikarangira uwo musore afashe decision yo gushaka undi mugore. Wakora iki? Ati ndumva icyo kintu gikomeye, kandi rega kuri iyi si abantu barahinduka. Nose ubundi mbere ya byose uwo musore mwarakundanaga, ntabwo niwe wamukundaga. Cyozi ati njye naramukundaga kandi yarabizi nari narabimubwiye. Arena ati rero ubwo ntabwo mwakundanaga niwe wamukundaga? Cyozi ati yego niko bimeze. Arena ati ariko nawe wakoze mistake. Ese kuki wamukunze iyo myaka yose kandi ubizi neza ko atagukunda? Kuko niba waramukundaga ukabimubwira ukabona we ntagukunze, ugombaga guhera gutekereza ikindi kintu ukabona ko nyine atakwitayeho ugahindura icyerekezo. Cyozi ati byari byarananiye, kandi n'ubu kwakira ko agiye gushakana n'undi mukobwa ndumva bikomeye. Gira inama, wowe uri njyewe wakora iki? Arena ati rero Cyozi, sinzi impamvu ari njyewe wizeye kandi tutanaziranye, njye sinkuzi, ariko niba uwo musore agiye kubana n'undi mukobwa kandi abizi neza ko umukunda, emera yuko uwo musore atagukunda, ahubwo wagiye kubana nawe ari we mahitamo ye. Ikindi ubwiza umutima wawe ukuri, uretse n'ibyo umutima wawe uzi ukuri, ahubwo wemerera umutima wawe, wemera ibyo uri kubona umutima wawe ubusabe kwemera, ibyo nyine udashoboye guhindura ubyakire. Kuko already uwo musore niba afite undi kandi yarabizi ko umukunda, yagiye guhitamo n'ubundi atayobewe yuko umukunda. Wendeza ko utarabimubwiye ni ukuvuga ngo ni amakosa yawe, ariko nta kosa ufite. Umusore nangwa se wenda yamuza ko mwarakundanaga, ni ukuvuga ngo umusore ni umugome kuko yakubeshya urukundo, ariko nta rimwe yigeze akubeshya. Rero byakire. Cyozi ati ko bigoye kubyakira. Arena ati none urumva ushaka gukora iki? Cyozi ati njyewe ndumva nshaka guhangana n'uwo mukobwa,
hagati yanjye nawe araza kubonekamo umupfu nangwa se yica umuhungu twese tumuhomba. Arena tugize ngo iki? Kuko Yesu wanjye urakomeje? Ikibazo ati yego ndakomeje. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese koko cyoza arakomeje nangwa yose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Warahemutse. Ayo ufite igitekerezo nangwa se inyunganizi cyane cyane ku bantu mukunda kunyandikira nsaba ko twavugana, ushobora kunyandikira kuri IG, amazina ni Tete Pauline Obvious, aho ni kuri Instagram, ubundi ukamenya igitekerezo cyawe nangwa se tukaba twavugana. Mbakunda byose mbigarukaho. Uwiteka akomeze kubaniriza impagarikiye n'ubugingo, duhure mu bice biri bukurikira cyangwa se mu bice bizakurikira.